agarayo mu migani amarira ndirimba nay'ibyishimo by'unkorera mwami birenze urugero amashimwe yuzuye ukari wowe ukwiriye oya ntakiza guhindura nzahora uri Imana yanjye iteka oya ntakiza guhindura nzahora uri Imana yanjye iteka si y'umusaraba nihombo ndera gukizwa tayeho kubaho kumva ntacyo kikumariye rwose ukiheba naho ugejeje bituma nzamura ishimwe ryawe. Nongeye kubasuhuza mwebwe muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, uburengerazuba, hose tuba tubasuhuza. Iyi ni Peace Media Empire, ni channel ndetse ikaba na company itunganya amashusho, igatunganya audios, ikaba ifite wedding, buri kimwe cyose man, wateguye ubukwe baragufasha. Naguhaye ikaze rero, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, umwari aririmba gospel fresh, yigeze no kuba yagaragaye mu ndirimbo za Israel mbonyi kabisa muri za performing. Reka nguhe ikaze rero tudatinze, ewana banze atwereke icyo ashoboye. Twaguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Asife Marie Claire, urugo ni Kirehe, ndumuramyi, nkunda gusenga. No kuvuga ngo n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwabiriho mwese mwe mushima Imana, muhimbaze, mukoresha amajwi yanyu n'ibero n'inanga. No kuvuga ngo ni muri ubwo buryo nanjye ndaho muranshima Imana ko ndi muzima, muri ubwo buryo nkunda gusenga, nkunda Imana, kandi ibyo nkora byose nayubaha ko ariyo itubeshejeho. Reka tureke gutinda, hari abakuzi ukunda kuririmba gospel, dushyireho gospel. Murakoze cyane. Amarira yanjye atemba ajya mu nda, amarira yanjye ntabwo arayo mu migani, amarira ndirimba nay'ibyishimo by'unkorera mwami birenze urugero amashimwe nuzuye amashimwe mu mutima kabisa. Rero uramwumva, ni attracting, namukunze cyane, namukunze. Dushyireho iyindi, abantu benshi bakeneye kukumva uririmba non stop udahagarara. nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndamanye n'umutima wanjye ukari wowe ukwiriye, oya ntakiza guhindura nzahora uri Imana yanjye iteka oya ntakiza guhindura nzahora uri Imana yanjye iteka munsi yaho niho mbonera amahoro, munsi yaho niho mbonera amahoro, munsi y'umusaraba niho mbonera gukizwa. araza kongera kutwereka nyinshi yaduteguriye. Nta kindi wowe
komeza ukande subscribe, ukore share, ndetse kandi utugane cyane. Ni Peace Media Empire iwe mu burasirazuba mu karere ka Kirehe. Ewana, buri kimwe cyose kijyanye no kwishima ni muri Peace. Ni muri Peace. Amafoto, wedding, baby shower, ndetse ufite n'ubukwe byabaye ngombwa barategura, kwambara barakwambika, gutegura ibyo kurya, amafunguro, ndetse n'abana bafite impano yo kuririmba babateza imbere, kuko dufite abaproducer bameze neza. Yani Boss 7 nk'ibisanzwe rero n'umutumirwa wacu tuba twegereye, umutumirwa uririmba gospel. Nagerageza noneho utwibwire babanje, utwereka ibyo uzi, ibyo ukora, ibyo bagukundira, noneho amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Asife Marie Claire, urugo ni Kirehe, ndirimba muri New Creation Worship Team ukorera kuri ya Nyakarambi. Ibirenze ibyo ndashima Imana. Ndabona umeze neza cyane. Meze neza Satsi ntago uko twaguherukaga. Sinzi menya Imana iri guca inzira. Imana ifite inzira nyinshi, ni ukuvuga ngo Imana ifite inzira nyinshi cyane, muri izo ngizo nyinshi ntabwo waburamo iyanjye. Nk'iminsi isa akantu uri kurya akavuga ati ewana aka kantu uri kukitaho cyane. Nta bindi bintu bikaze uretse iyo Mana yanjye ibiri kungaburira. Sometimes hari n'igihe umuntu atarya cyangwa se akarya n'utwo duke ariko akaba ameze neza because of God. Nese ubwo ugira amahoro ryari igihe wumva ko ufite amahoro? Barana amahoro kuko imigisha Imana itanga, kuvuga ngo nta mubabaro ubamo, amahoro gusa. Ya rero reka tugaruke kuri background yawe. Kubera iki wahisemo guhita uvuga ati reka njye muri gospel? Ukuvuga ngo impamvu nabisemo nuko n'ubundi nkunda gusenga, nubaha Imana, kandi ikindi mba nshaka kugira ngo ntambutse ubutumwa cyangwa se nkoresha Imana yamaye kugira ngo imitima y'abantu ihumurirwe, imitima itendebutse ifite ibibazo, kuko ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya 3:33 haravuga ngo nabaze ndagutabara mwereke ibikomeye cyangwa se biruhije utamenya. Ni ukuvuga ngo ni muri ubwo buryo bagira ngo mbwire abo bantu, abo ngabo bihebye bafite ibibazo, batabaza Imana yo mu ijuru, biherere basenge, Imana iratabara. Hari umuntu utabyizera, ariko icyo nzi cyo ni uko ibyo wakora byose kuba ukiriho uhumeka, mu gitondo bikagera ugatambuka, ni ukuvuga ngo ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu wahise uvuga ati ijwi ryanjye ryiza gutya reka ndishyire muri gospel. Uko bimeze. Icyo utahisemo guhita uvuga ati reka nigire muri R&B Afrobeat, ndabona ameze neza. Kuko hari umuntu bita Ariel Ways yabaga muri korali, ba Marina babaga muri korali, Imana barayakwama, bigira mu ndirimbo nziza cyane urubyiruko ruri gukunda. Ubwo nawe ntabwo uri gutekereza ati let me stop ibi ngibi undi nigire mu muziki urubyiruko ruri gukunda, kuko tugendera ku rubyiruko. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nowadays urubyiruko ni ibyo nyine ruri gukunda, ariko buri muntu agira amahitamo ye. Ni ukuvuga ngo n'izi ndirimbo za gospel zirakenewe, kuko twese turamutse tuvuyeho tukajya muri ziriya, sometimes twakwibagirwa ko n'Imana ibaho. Gusa niyo mpamvu ngewe ntago ntekereza ku zindi. Ngewe ngomba gutambutsa ubutumwa, ngomba kuririmba indirimbo zishimisha Imana cyangwa se zinezeza, zigatuma imitima y'abantu. Hari ukuntu ziriya ndirimbo zindi wenda zishobora no kugufasha ukamera neza ukishima, kuko hari indirimbo ziba zihumuriza. Hari indirimbo umuntu ashobora kugera mu kibazo, nk'urugero ku indirimbo y'Abadive nkunda cyane ivuga ngo hari byinshi uhura nabyo
bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo kikumariye, rwose ukiheba nshuti. Ni ukuvuga ngo urumva ko iyo ndirimbo irahumuriza. Iyo ndirimbo umuntu ashobora kumva amagambo arimo afite ibibazo rwose akumva arahumurijwe, akumva asubijwemo imbaraga cyangwa se bure niyo mpamvu buriya abantu bumva usanga cyane cyane iyo bari mu mana nyine muri gospel ubona bishimye cyane tuba twishimye kuko nakubwiye ngo imigisha Imana itanga nta mubabaro ubamo. twari turi rero uburyo wakunze gospel, urwo rugendo rwawe ruri kuvahe ruri kuganahe? Ni urugendo rukomeye cyane, urugendo rwa gospel. Navuga ko ntago ni ukuvuga ngo navuga ko aribwo rutangiye. Ndakomeje rero nkagera kure, indirimbo zanjye cyangwa se ibihangano cyangwa se ibyo naririmbye bikagera kure cyane mu mitima y'abantu, mu mitima ya benshi. Kugeza aka kanya se hari ahantu mvuga ati jyewe naragerageje njya muri gospel, aha byaramvunye cyane, ahantu birankunda cyane cyane igihe najyaga ukambwira ati hari ahantu nagiye bituma gospel nyisangamo, cyangwa mfite abagenzi banjye batumye nyikunda bya hatari. Ni ukuvuga ngo n'ubundi njyewe muri kamere yanjye nkunda kuririmba, rero indirimbo za gospel ni indirimbo zimpumuriza cyane, zikamfasha. Sometimes niyo numva abantu bari kuririmba indirimbo ya gospel numva ndi attached ukuntu, numva binkoze ku mutima. Ni ukuvuga ngo mba numva ari ibintu bishobora kunsubizamo imbaraga mu gihe ndi muri situation runaka itameze neza, namera neza kubera izo ndirimbo. Wibutse aho watangire se naho ugeze ubu, hari change yabaye cyangwa hari amahinduka yigeze abaho? Ni ukuvuga ngo aho natangiriyeho ubu natangira hasi cyane utanatekereza. Hari indirimbo ivuga ngo nibutse naho wankuye ndeba, naho ugejeje bituma nzamura ishimwe ryawe. Kuvuga ngo iyo umuntu yibutse aho yatangiriye, ni ukuvuga ngo ni kuri, ni hasi, nta nubwo wabitekereza. turi kugaruka kuri history, uburyo yatangiye gospel, ikiyavuye cyagezeho aka kanya. Hari abantu ushobora kuba uvuga ati jya abantu ni ba Loromodo banjye, ndabakunda cyane. Ubu ngubu Loromodo wawe ni nkande mu Rwanda? Kuvuga ngo abantu benshi bagenda barimba gospel, ngenda mbakunda. Ukunda nkande? Na James na Daniela, indirimbo za Ben na Chance ziramfasha cyane. Shaka ko ndirimbira agace gato ku ndirimbo ya James na Daniela. Hari indirimbo yabo nkunda cyane ya James na Daniela baririmbye, avuga ngo Mana unejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none mwami, umuje w'ijuru, hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho, hahirwa watorewe ubukwe ku mwana w'intama. Indirimbo nkunda bita Zaburi.
itakunzwe cyane n'abantu barayikunda. Iyo ndirimbo bayakiriye ute nk'ahantu nimba gospel? kuvuga ngo iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane umuntu aririmba agendeye ku mashimwe ye, atari ibyo yabonanye abandi, atari gushima ku bw'abandi, ari gushima ku giti cye. Ya nanjye iyo ndirimbo navuga ngo iramfasha, kuko uwitafasha ni wa wundi ushima avuga ngo ndagushimira ku bw'uriya ko wamurinze. Ariko njyewe ni byinshi cyane yankoreye, byinshi yankoreye ndi ku ishuri, ni byinshi cyane yankoreye mu muryango. Urumva nuko gufata yaramfasha. Noneho na kano kanya se uri gupanga projet zawe z'ukuri aho bagusanga? Aka guhera ubu ngubu nyine ufitiye projet uvuga ati ngiye kuyiha abafana banjye bankunda, batangiye bakureba, bagukunze, ewana ni projet yiwe ufite uvuga ati ishyire hanze bayimenye? Ni ukuvuga ngo ibintu byose njyewe nizera ko iyo uri kumwe n'Imana mu bushake bwayo ibintu byose bigenda neza. Ni ukuvuga ngo projet mfite n'ubundi niyo gutambutsa ubwo butumwa. Icyo nabwira abankurikiye cyangwa se abankunze ni ukuvuga ngo abo bantu wenda reka mbita abafana, uretse ko atari n'abafana, ni ukuvuga ngo ni abumva ibihangano ndirimba cyangwa se bakumva uburyo ndi kuririmba indirimbo zikabafasha. Ni ukuvuga ngo abo ngabo icyo nababwira, icya mbere basenge, ni ukwizera Imana bakanakunda n'indirimbo ndirimba. Icya mbere icyo uzi ni uko iyo itegetse biratungana. Nta bindi ndababwira rero, icya mbere ni ukunda Imana. Mwakoze cyane kugenda mudukurikira, mutwandikira ama comments, mukora mu like, ni iby'agaciro kandi turabakunda cyane. Muri abantu beza cyane kandi mukomeze muhozeho. Iyi ni Peace Media Empire, ni company, iyi ni channel igaragaraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Peace Media Empire ni company ishinzwe guteza abana bafite impano yo kuririmba imbere, bakabategurira ubukwe, bafite audio recording, video production, ewana buri kimwe cyose kirahari. Na handi rero iyo company ifite branches zitandukanye, ari y'Iburasirazuba, ewana hose ziba zihari. Reka mushimire rero wakoze subscribe, ugakora share, ugakora buri kimwe cyose. Ndagukunda cyane, ni Boss 7, ciao ciao.